none iyi ngiyo ni Rurangiza My Story TV yabazanye filime y'uruhererekane yiswe My Husband. Ntabwo mwamvura se, ntabwo ndavurwa. Biragoye. Ikintu cyose nagitawe ku mugore wanjye gakira. Na nyuma nasanga atari we. C'est bon, nubundi bazamurera icyo bashaka n'umwana. Sikuvuga ngo. Sibyo. Iyi nda rimwe ari kuregera amashoka ndayikuremo. None uyu mwana namukeneye ko nimba mfisinda ariko ngende mbyarira nyuma y'imyaka 3 Jordan na Kelly batabyara bitabaje Peninga babyarira umwana azamubahe bamuha miliyoni 10. Miliyoni 10. Mvugo byemera. Miliyoni 10 ariko n'amafaranga. Kandi ikindi mbyaye abana babiri ubwo muzompereza nyine akubye kabiri. Okay. Mama Jordan ko yanze umukaza mutabyara ubu urabyimbye gutya umeze nk'uruteje abateye mu mwanda. Mama dutegereje umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Atwite n'umwana wacu. Okay, umwana wacu mu rugo rwacu kumuramiye. Kugira ngo meretse gusa. Yabana. Niba twita umwana wanjye. Ntabwo by'uburenganzira bwo kusuzugura. Kumva iteri kugurisha umwana ukuvuye mu nda ukamuheba iriya ngumba yawe hanze. Mama twubahane. Jomana gashwaye ako kazi niko nshaka ko kavamo umugabo ukabona umugabo. Ahari iwanjye tari wawe angani iwanjye gende mu rugo rwawe. Nitwe ingumba umugore wanze kubaka nyamara ndara ntakiri imana ngime unyika mama. kurikirana filime yose kuri My Story TV ntucikwe. Kira Nyambo bamuje kongera kuzanga. Wa? Yego. Tambwira ko nyine n'imbwa bikomeye. Ikirenzeho bambuye kunongera kumuntu hanga bazamushyira nkaho cyangwa bakamugurisha burundu akagenda. Kira Nyambo yatewe ubwoba. Nyambo yatewe ubwoba handi umwana yicara akarira. Yatekereza uburyo atazongera kukubona atimene kuza kukureba. Akicara akarira akaburuga nanjye ngo ngamureba buri cyo nkora. Nubwo afite uburenganzira bwo guca kurera amarembo ya brigade bivuze ngo umuntu ahengereza ahangaha. Ntabwo ibyo bishoboka. Ntumikire nzomubwiye ko nakomeza kuhatiriza bishobora no kumwica. Ku murambo we ngo bawuburisha akabura ntihagire n'umenya ko yanabuze. Urumva gusa byambwiye ngo mbwire ko agukunda kandi aragukumbuye cyane. Ahantu uri arabizi ko uhangayitse arimo aragusengera kandi mu gihe cyose watahira arari ku bwawe. Gusa nyine umutwe kadatekanye. It's okay. Bivuze ngo nawe urushaka umugendaho. Tayari byatangiye ahubwo. Naruko ko basko utanari wanamurwanirira bazamukoresha icyo bashaka. Urabizi ko nanjye imbere ya papa afite ukunanwa nanjye ibyo ndi guca murabizi. Papa no kwita avuga ati n'ubundi iriya mbwa yanjye yo n'umwana muto cyane cyo nakora cyose nta n'ikintu yakora. Kira kuri gutekereza kabiri. Mfite kuva mu hano ko byagenda kose. Twese kandi twifuza kugumamo hano twese turi mu mazi abiri. Erega ngumva ngo ni Nyambo uri kubaza nanjye ntago norohewe. Nanjye wabona nibamenya ko nza kukureba buri gihe bazarangira nanjye banciye hano. Ko barabizi kudahari ninjye plan B utuma ibintu byose. Bareke bagiye gupanga nanjye mpange tuzahorera mu rubanza. Ngo kubera stress nze y'imikino mu mutwe uri kwinjye ko shana nuko wavura ko iki ngaho se ndazabwira cyane. Nyambo,
Bye. Bye. Bye mu bijyanye n'iki? Bye cyangwa bite? Nari nje kubasezera. Ujyayo? No kubashimira ko mwambereye inshuti nziza. Ibibazo byose nandi gucamo n'ibindi byose mwambereye inshuti nziza. Nategeka gukora inshuti. Ntabwo turi inshuti ahubwo turabavandimwe. Mwambereye abavandimwe. Ndabizi muzahumbura nanjye nzabakumbura ariko nta yandi mahitamo mfite. Ntacyo ndi gukora nyine kumugana amahitamo mu bijyanye n'iki? Ntacyo ndi gukora hano niba bigeze kuri level n'umugabo wanjye njya kumusura bakamunyima ahubwo bakambwira ngo ningaruka kumusura ngo bizaba bibi ku buryo nanjye ngo bazashaka kuba bangendaho bakangirikaho n'ibyaha ko ndi umufatanyacyaha n'agakamfura. None uri kudusezera ngo bigende gute nyine like where are you going? Aho kugira dusezera ahubwo ntekereza ko wakabaye turi kugufasha kuzana ibintu byawe hano tukaba turi kumwe. Kumugana ukaza basi tukaba turi kumwe. Ntacyo byamfasha kurota. Nk'isuri kujya ugiye. Ahubwo byanamufasha ko basi kuba ari kumwe n'abantu bitandukanye no kuba ari muri kiriya tuzu wenyine. Aho ngerega nawe hari abandi bantu. Ugiye he? Uri kuvuga ngo ushaka kwiyahura. Nyawugiye. Ubuzima bw'uyu mujyi maze kubahaga. Impamvu yari imbeshejemo mu mujyi byibuze n'imwe by'uko wenda nanagendaga ngasura n'umugabo wanjye nkanamureba. Rero niba nawe nta n'uburenganzira mfite ejo nawe ntazashiduka bamfunze n'isukurumba bimariye. Iryo ni iterabwoba ntawagufunga kuko nawe urabizi nta kosa wigeze ukora ntabwo wigeze umufatanya icyaha. Nikoma ugiye he kubushogoshoye? Siko turi mu myiteguro y'ubukwe. Ntugiye he? Hari utuntu twari tugiye kureba na Jojo. Ntuza si wagiye kumubwira? Ntuzakabudensiye. Namuhamagaye. Veneranda. Nabavugije bose. Dore ikindi rero banyoko wanyu n'abanyagusenye nutaja kubabwirira iyi Kamembe ntuzagire ngo nje nzajayo. Ntabwo mfite uritegerwa kuja muri Statinzi. Wababwiye kuri telefone se. Nyirabusya. Nawe wamubwiye? Ntabwo barama nimero yiwe na suziko nuza na farumasi. Ese ntabwo ufite nimero ya ntuza yabarajije. Ego cyamba nubwo bora abantu bazabimenya bate. Ariko ndaza kubaza Leonsia niba zifite. Leonsia kubizi bari abantu ninde wigeze yigana ntabwo barabazi za website online ntabwo babizi kandi ni radio hari tageraga iwabo akusibura ntigeragayo kibazo si ago matangazo gajagara tambuka batigire mu mirima zabo guhinga. None subwo biragenda gute? Kanyundo Kanyundo we namvugishije. Nyansubura weje twarahuye naramwibwiriye. Karaveri nawe yavuze ngo azabwanza bampe manza abana mbwire ntuza zibera rero nimba zabona sezirahiga bwa sekwe nakabwa serusi akabwa utagwira simbizi ukuntu bizagera kuri semuhara. Oya ariko ubwo wabwiye umwe bazagenda babwirana mpaka bose. Ikibazo kujya bizagiye kuri secoko na sekwe n'intambara. Bose tubazane ko. None se durubura abadatashe ubukwe ukavuga. Uzazane unuza icyaro cyose. Sikuru kubigira ubworoshye ma. Sibeki. Sima. Hajubu. Nyuma yo gushaka kwa cyane umugore hari ikibazo. Uja kuzana umugore. Gushina injuja gahora nusi kujye kugenda irungu ntabwo izanyica. Uzaze tubane.
mbese oya nshobora nanje gukomeza kurambya mu kirambe rero kana kugumirwa nubwo nshaje nanje ndi kujyana nandi nibona ifoto nkuko navutse mbese nanje nje ndagira kana kanganiza byuhuda hari ese papa uzuguru wanje niwe zabahagije ni nyingere ngewe oya yewe nanje ndambiwe imbeho yo mu buriri dore ariko senda kubangamira iki nubundi ko ngiye kugenda kwasi nandi ibyo nabitekerejeho nsanga ariyo mpamvu kandi nayo umuntu yagakwiye gushingiraho kandi mukuru wanjye nawe urabibonera ni umutu wahora yigendera ntago abahari ari umukobwa rero nakunze uri no mu bantu kwanza ni nawe watumye umugabo wahinduka ariko gukora ibyo yakoraga. Josina na Claudie nahinje kubasezera. Uradusezera ugiye mu cyaro se mbimenye? Yego. Usubiye mu cyaro kwa nyogokuru. Nyama. Uratinyutse ugize igitekerezo cyo gusubira mu cyaro? Uzi ukuntu warubanyeho na nyogokuru ufite inda, uzi uburyo havuyemo n'ukuntu twagambanye kugira uhave. None usubiyeyo ufite inda n'umugabo ntabwo muri kumwe. Nyogokuru ibi bintu byose arabizi. Yaramukubujije. Oya niyo yaba bizi cyangwa Oya Claude umva ikintu ngende kwanga. Ariko none uzakiri mfite inda ariko none ndayifite. Yego urayifite. Hama iyo ndigihe twamubeshye yari itarajyamo. Ubu si yenda none urayifite amezi angahe? Uzi ko akabaye wenda kubyara. Koko umukecuru wawe ahageze. Ibaza gahunda ugiye gutera. Akajya kurera umwana nawe. Reka nawe ni nkaho. Oya nje none sinyitaye kuri tati. Ibaza izo nyuro none azajya ahora gucyurira kubwira amagambo mabi. Ufite n'umwana mu nda. Ngwino basi tube turi kumwe. Kugira ngo usubire mu cyaro. Claude nafashe umwanzuro. Ariko n'iki inshuti zibereho dushaka gukungura ibitekerezo. Nyasi. Nya. Harya ngo bakuje gusura umugabo wawe. Nimba wumva ushaka kubuhunza muri Kigali pe genda kuri kugenda. Ariko ntabwo mureka ngo uzagume mu cyaro igihe cyose. Genda uruhutse mu mutwe. Nubona manutse by'akanya gato tati nawe azamwumva n'umuntu mukuru azamusobanura ambwira uko byagenze. Ntabwo ari umuntu wamuhoza ku nkeke, ni umubyeyi nawe. Nubona nje kugusura uzamenye ko nazagusigara. Shangira tumva atari ibintu byakujyana mu cyaro. Nawe uhure no kujya mu cyaro pe. Claude nimba ariyo mahitamo yiwe. None ibaze ko basi uzanuka tubwira karuhu. Uzajya ugenda ubwe mukecuru. Telefone nicyo zibereyeho. Basi icyo ngusabye ntuzakuraho fone yawe. Nta kibazo niteranye. Nta kintu narenza aho ngaho. Sibyo nyuma. Ntabwo mushyigikiye. Waza twaba turi kumwe tukajya tugusohoka. Claude ntabwo byashoboka. Uwo ninde se papa? Ni namuvugisha ngo bimubwire. Ninde? Iragasaza. Wamumenya se uzamubona azaza ukamubona aje kudusura. Ni nyiragasaza. Ako papa. Uwo mukobwa ntaba ari umwe muri aya masire ya hano Kigali. Oya mbasa. Ubwo none nawe ndishire. Urandurane byumfata nk'ishire. Ari ushaka kuzana umukobwa w'isire ugasanga aje kugutwara umukobwa gusa ntashobotse mu myifatire no musazi ariko ntaco. Namukunze nabonye yagororoka. Ndamukwereka. Wo nta kibazo gusa nyine wowe uzitondera umuntu uzashaka. Abakobwa b'i Kigali bose barahindutse nta mukobwa muzima ukihaba. Ego. Urumva rero nukubyitwararikamo no kubisenya. Ukanamunyereka nyine nkabanza akakubwira ati nguyu namugushimiye cyangwa hoye. Nta kibazo. Jamukose ubwo ko yemwe naza kugira ibyo nkora nkuhishe mwana wa. Kurabizi nge nabanye n'abakobwa benshi hano hanze ndabazi ari amasire yari abakobwa bazima bose ndabazi. None si wabuze intoja. Koga witwa Njayino. Nzayino? Nzayino? Baga kwanza. Wa mukobwa
turi bigambo bingana kuri yari ushaka gushaka mureke ashaka zabihurutira ariko turi kumwe ngikundiraga buriya bitama byacu amenyo gacu indebo imbyiruko cyane ni cyiza pa kingorata cyane ni cyiza naho ariko kigira ibigambo nuwo ngo kunsusurutsa nuwo mba nkeneye ubu se ntabwo uri turi bigambo bazagukubitira mu nzu yawe nta mikino nabonye mumanze mukora ubukoho na micucu mugende ibindi nanje mbikorekerana yego ariko uriya n'umwana mwiza umukobwa muzima nyine urabona ko agifitemo igiturage umva si cyo njyana amafaranga muri koperative tugende ngo amafaranga njyane ntuze kwa ntuze kwa buce ngende namuvuna muhitiro ntabwo iyo uraranyije dore induru we nzajya nzana ubundi nje kubwira amakuru mabi gusa kibaze ko nta makuru meza mba nzayo nanjye nayo mba niteze ariko ntabwo mba nkeneye kumenya iki gikurikira ikiriho rero nuko Nyambo yarambiwe gutotezwa afite ubwoba ko inzozi zamusohoramo atiteguye mpiga ntagatekanye n'amafaranga ntabwo ari kuyabona nagerageje no kumubwira ko hari ya nzu iri Gikondo dushobora kugusha tukwa amafaranga itakwanditseho nubwo ataba ari menshi ariko yadufasha ariko arambwira ati nubwo byari byose ariko nkwiye kugenda rero byaje mbwiye ngo nze mubwire ko agiye gushaka gusubira iwabo nko mu cyaro kira uko utekereje ndakeka ko nanjye ariko natekereje ariko byambwiye ko ariho hantu ashobora kugera akabona amahoro akaba yicaye atuje akaba nyine yumva ko byibuze none nta muntu uri kumuhiga ari muri famiye ibindi bibazo akabikurikirana ariko ari iwabo okay it's okay murakagende kuko hangana ubundi abakritasi bakomeje kubona nari kwemera akazi kabo bashobora kumufatira nabo buryo noneho nakemera ku ngufu ko sinabanzi nahari noneho murakagende ntagire mu ndarwana uburyo nasohoka mwanga nyuma kurangiza urubanza rwanjye Nyambo mboni yo dutondekanye ibyo oya nawe akwibivanga vanze gushaka n'itona byose ubwo ese utwaye kwemerera tuguha ende wemerera bike never sazimana kamubwira kwemera byubahwe hanyuma kano abanyarwanda baciye umugani ngo uguhiga ntuhigure uziyemera kudahiga sawa nyine babonye ko wese ko nakwemerera sinatuguhaye watumaye nta nkuru kamera sijeje te wajya unabana kurikirana ku bamushonda yego mama shangazi yego shangazi dori garikiya ya kandi ko nayo byo sawa none atari byo sawa nayo ndabona ibyo sato nshimira koze gikora na kirumuntu yego bucura I accept that. sha rero none yanjye ndi kubona iby'iriya nzu bikomeje kungora so n'ubu cyari kubitekerezaho ese urumva ibintu umugabo wanjye yansabye ntabura gute kubitekerezaho shabira numvikana niba yarakubwiye ko iriya nzu ari ingenzi cyane kuri we hari impamvu ikomeye ja n'isi nyine ko yandi mahitamo nta n'ikindi kintu cyo gukora harya ubunyayo yarakwamira uriya mujama burundu nubwo ashaka kubyumva
ubitekereza iki nyine urumva bizagenda nese ntabwo nzi nayo icyo gukora uwakayiduhaye ntabwo ashaka kubyumva kandi n'umugabo wanjye nta nubwo aba ashaka kumva ko n'ubundi ari amafaranga yagura indi nzu cyane ariko iriya nzu nkurika ngo ntabwo bishoboka ntabwo ashaka ko amateka nyine afite muri iriya nzu ngo agende agahera iyo ngiyo ntabwo njye nicaye nibaza nk'amateka yabaye muri iriya nzu nyine bikanshanga ku buryo umuntu nyine atari kuri kimwe neza atsimbarara cyari nk'ibintu by'ibanga aba yarabitse avuga ati babikuyeho noneho ngo byaba ibindi bindi rata uzi ko ako kantu gashobora kuba ariko yeah. What do you think? Shabuze ubwenge amateka kugeza kuko amateka ibintu birarangira yeah. Okay. muzi ko bivuze nkabitekerezaho ibiki akuze mwese mubizira hariya hari icyumba najya ninjiramo ntigeze ninjiramo ntazi n'ikirimo ntazi n'imbere kirimo nzamusangayo ndahazi kiza nuko mazi ufite icyizere ko uzasohoka vuba simbyizeye ariko icyo nzi cyo nuko nzatsinda ashaka kungatira imyaka itari mikeya ariko nzayirangiza so rero mureka agende kandi ndi kumva nyine yanakomeza ubuzima bwiwe gute bo ngiye guca mu bintu byinshi bigoye ngiye guhangana n'ahahise hanjye ubu nyine iyo nza kuba naramenye ubwenge mbere nkakora ibyiza bavuga ngo ukora neza ukayisanga imbere wakora nawe ukayisanga imbere undi guhangana n'inabi nakoze muhahise nyine ngomba guhangana nayo muri kano kanya so rero sinyeko ko Nyambo akomeje kuntekereza yaba arimo arata umwanya wiwe gize imana si ko binagoye ko nasohoka mwanga nanjye gutera icyizere gusa intsinzi ngiye nubwo mfite muri njye beruko nyine ntabwo nzakora ibyo bashaka amaherezo nyine nimba se bashaka muri ibyo nkora bakanyiciramo cyangwa se bagahita bangirikaho n'ibindi bikezi bigiye bitandukanye ngo yabarye amafaranga zaba nakoreye muri iki kumva nyine ngomba kwicara nyine simbikore ndabizi kandi nzamba tsinzi bashobora no ubwabo kwicara bakabona n'undi byaza bakandekura ko n'ubwo ndabizi neza ko ngo ngende mubwire ajye wowe nta kibazo cyane mubwire atahe hanyuma ikindi kintu nshaka kumurira hari umutima nshaka kunshakira kandi koko cyane ubushize bitubwiye kiriya cyumba kibamo iki ibyo byose cyaba ibintu bikanganye cyane reka nari kubitekerezaho cyane uzi ko ashobora kuba ariyo mpamvu ituma adashaka ko hari umuntu ugura iriya nzu cyangwa se ngo anayinjiremo atari wowe ibaze n'ahantu yaguhisha kandi yaremeye kukwereka uwo ari we ariko icyumba akaba adashaka kucyinjiramo uko biri kose nabundi ubwo ntabwo ari byiza ko niyitanga se n'ubu tuzayitanga kirimo gusa kandi ntabwo wabuze abantu kucyinjiramo sha nkurikije akazi yakoraga n'ubundi ubwo ntabwo ari byiza sha ntabwo ari byiza ntabwo ku nshaka buryo mwese kubitekerezaho mudafite amatsiko cyane yo kubimenya sha hari igihe ugira amatsiko yo kumenya ikintu bikarangira umenya ikintu kikakwica uhagaze cyangwa bikagenda ukundi kundi babarira
n'undi namukunze namwemeye ko ari mwemera n'amateka ye mwemera n'ahahise he mwemerera na buri kimwe wapi ngiye ndumva atari igitekerezo cyiza numbabaye mu ibaze ko kuba wakwemera gutanga inzu utamenye n'ibintu birimo uzi usanze hano ari ibintu byamuheresha byamufungisha burundu wakabaye ujye ukanabikuramo ukabihisha tuzakurikira checking cyangwa uzayichecking so nukumva udateye ubwoba kuba biteye ubwoba ni kimwe ibaze noneho wagize undi muntu ukinjiramo utari wowe kandi we basi already waranje kumwemera waranamumenye nubibona bikabije cyane basi uzabyakira nyine ko n'ibindi warabyakiriye ubundi ibibi bya mbere nibyamumenyeho ibyo bindi sinzi oya okay bitekerezeho kambwira yenda ubutari igitekerezo cyiza kureka kutagenda n'ubundi se niyo nashaka kubireba ko ntabyo nabona n'undi inzu already barayitwaye urufunguzo sinagukira ufite hano nararutanye rega ntabwo iranze ari iyacu Jesus ariko rwa rufunguzo ntekereza ko rutari muri ziriya mfunguzo nakoze kuko n'ubundi ntabwo rwabaga ku rufunguzo rw'inzu niyo wabaga urufite suke kugura nibajya bicurugi sanatari n'abateye ubwongere basi twabujyanye kimwe kuko nari umuntu wari wanayinjiramo kuva warutanga tukurura amakuru umva mumbabarire mubyihorere nahora guhangayikiye byatari afite ibitekerezo nyine byinshi ariko nyine nk'umugabo arakomeye kandi nawe mwaka gukumbuye cyane kandi ko cyaba cyose ko ntabwo azigereka kugukunda ko uramwe mu mahitamo meza aba yaragize muri ubu buzima ntabwo byoroshye nyine ariko nyine no kurwana n'ubuzima bw'uyu mugabo ahuye n'ibibazo aba agomba gushaka uburyo byikuramo so twaganiriye rero naramubwira nyine ko ushaka kugenda amubwira nyine ikibazo gihari arabyumva ntabwo yakunze kubyumva yego kubera ko bari abagabo ngo bazi ibyo bakora byinshi cyane ko azi ubugome bwabo aranabizi ko bari abo bifuza ko kuba udahari niko kubona uko bakoresha kira kuba uhari ntuwenege nke zakira bityo rero kuba wagenda ni ibintu bimvishe cyane kandi nk'umusurize mama nawe agiye kurwana n'ibisigare biko bikemuka umugabo agira umutima ukomeye cyane ndabizi ko icyaba cyose azakiniramo kandi agakiniramo igitwari yego n'ingenege nke ariko nanone n'ingenege ziwe nyinshi zishobora gutuma wenda anyura mu bintu byinshi nyamba kuguma uriho ni iby'agaciro kuri we kuko uramutse utariho nuko nagukunda ashobora gukora bibi birenze uko ubitekereza ariko byibuze ko bacyumva ko uriho ujya uhumeka afite ibyiringiro kandi arizera ko isaha n'isaha imana izugurura amarembo igisigaye rero byambwiye ngo ukomere ni amahoro ko tugendeye byabati ntabwo rigitura usumba natura ahantu hava ni amabati waruje kureba se muze ahubwo iri rangi naryo sinzi si wazabasigiramo umuhondo hari indi nzu nasizemo umuhondo mbonagayo nta kibazo aho gukunda amabara nk'ay'abagande ubururu nuko hari ibara nshobora gusiga ugasanga ngo riri kumena amaso ababaga mu nzu
nawe rino nta kibazo kibirimo ntazaruje kureba iby'amarangi n'amabati n'ibiki ntabwo usanzwe uza hano ku zuba rengana gutya no kubavugisha nta kibazo karibu rwose mukomere mutwarare aho turashima Imana twese cyokoze ndabakundaga wako ntabwo mutinda kwishurira ku gihe nzabaha n'igihembo cy'abapangani buriya se abantu badatinda kwishyura nabo bahabwa ibihembo ni mama ni mwe ba mbere ni mwebwe mfata nk'intangarugero nzabibereka ariko nzabashimira yewe kuri yo wenyine twaragiye mu gitondo wa mukobwa w'iwanjye harahari ariko sinzi ahantu uti wa mukobwa w'iwawe nza hino sinzi ahantu ari uriya wawe nayibereye mu cyumba cye cyangwa wibereye kuri telefone uriya se ashaka ukaba ari nawe mu dushuguri twinshi n'ubu ntawe uriyo yewe yanze hino sinzi ahantu ari ntabwo ndi kumubona ari gusirikira kubyibajijeho cyane sinuwaheye ndese uramukobwa nza hino ze muwahehe mbonje mubona guco gusa nashakishije kumenya inkomoko ye aturuka avukaye no mu muryango gwanyu si cyangwa ni umuryango w'umugabo yanza hino tubanye igihe kinini uti yabaye nk'umwana wa hano yego kagira inkuru yego yamufata nka murumuna wanjye rwose umwana mwiza azi ubwenge yavuga neza azi kuganira muze noneho wahinduye ubushize niba nangiriye umbwira ngo yagututse ngo oya kuriya ni ugushabuka ni ubushabuke ntacyo namushinja ewe ni amahoro ego nta kibazo araza vuba si simbizi cyose mu telefone nkamubaza agira agatelefone gusa urumva umukobwa w'inkumi nkure yaba hadafite telefone oya ntibikabeho ntiyayibura nkanzwe ko mushaka no kumukenera mukaba mwamuhamagara yewe muze ni amahoro ni amahoro gusa usiki ndambiwe kuba ingarama kirambi nsigaye ndireba nkasanga n'inguma kurambye mu kirambi ari igihe byazantera kugumirwa kandi nyine ushikame arabizi neza ko ibintu agiye gucamo bitoroshye kandi ko bashobora kumukatira imyaka myinshi cyane so yanambwiye ko ubona atinze nubona urambiwe kubaho wenyine ntuzigere umutegereza baba nta wundi mugabo nashaka atari Clement ubwo natazaza nyine nzabaho gutya ikizaba ko dufitanye ariko uri mutoya sibyo nkeka ko na myaka 30 urageze kandi ukuntu mbishe bari abagabo ushobora gufata imyaka 25 cyangwa 30 urimo ushaka kuzavamo ufite imyaka 50 cyangwa inarenga ubwo nanyuze mu byinshi bihagije ku buryo nakeneye ibindi by'umugabo azanyuzaho nakeneye ko n'amateka yanjye cyangwa mu memory ifite hagati yanjye n'umugabo wanjye azaba zamubwirire ko ntazigera natekereza ko undi mugabo nashaka no nzamutegereza igihe cyose azavirayo nuko yari yanumye kuko yumvaga ko
ubuzima bushobora kuzaburangiriza muri gereza, so ntabwo yifuzaga kuzajya yumva ko uhora uhangayitse uri wenyine udatekereza cyangwa se udafite ibyishimo kubera ko adahari. Rero yifuje ko umunsi wumva warambiwe wenyine washaka ibyishimo ahandi, icyo apfa ni uko yumva ko cyangwa se abona wishimye kuruta uko yakubonye usaza uhangayitse. Kandi njye ndamwumva cyane Nyambo, nanjye ari njye niko nabigenza. Ushatse kuvuga iki? Ndashaka gushinga umugero yewe nubwo bwaba ari ubwa kangahe nanje nkongera kwibona ifoto nk'uko navutse. Hagira akana ko kunganiza kansusurutsa dore ko ubu muri izi minsi ngiye kuja n'abandi njenye naho umukobwa wanje aragendera. Nahise muze kugira ngo mbigufashemo iki? Rwose nguhaye impundu ndagushyigikiye rwose. Nta kibazo rwose. Niba washaka no kuza kuntumira nko mu birori rwose nzitabira. Yewe nta itinyi itarungurutse kandi hakurya nzasandare nakwerura nkabivuga. Uyu mukobwa we wabona aramukunze Nzayino cyane se yewe cyane nitoreye umutwaro ntazabona aho ntura ko rukundo namukunze ko nkaba narabuze aho muhera. Cyangwa se muze uranshimisha. Ni impamo ubwo rero gusa ndatunguwe ngo yewe mbikubwire umfashe namuhera he namuca he namunyura he kugira mubone binyoroheye. Ari cyasabwa niteguye kugitanga. Wigeze bimubwira se? Ubundi se ujye umubona? Namubonye ariko kubera bashabutse ari mu marere nkabona bigoranye ako nkavuga ni nkawe nk'umuntu mubana byacamo mbese bitagoranye yewe ntaciye nakuri njuramutse ubimfashije bikemera n'ururugo nazagufasha mu kagwegukana n'umugabo wawe nabemera mu karugura kandi sinabagora. Naramukunze byo gupfa ubu nge birandenze ariko ndanatunguye cyane. Ni impamo y'Imana. Uze ko mutari mu kigero kimwe muzi. Ubundi ze n'uruwe rukundo wamukunze urashaka kumushyira mu maguru. Ambera umugore. Urashaka ambera umufasha. Azambere manager w'imitungo. Azambere umufasha. Ni impamo. Zaye nawe wanjye se ko nawe ntihari kuba mu basirimu cyane. Weho bigiye mu byakunda yewe. Narabitekereje naranabigenzuye. Base mwigeze muhuraho bimuganirizeho bimubwire wankorera ibyo ngusabye ibyo bindi ukabubiretse. Yewe shamaze ndaza kumuganiriza icyo cyifuzo cyawe numva uko bifata. Urakoze ariko se akayaba ariko urakomeje yewe kagende atansanga iyo murebye ndatitiraga akayabaruwa ngo akunda umuntu na ukaramutinya. Mfashe ibyo yewe ntimushaka ururugo yewe ubwo rero Zayino rwose ubwo ahantu nimukenera ko nahindura irangi mujambwira. Musaza akunze Nzayino ndumiwe. Zayino se wanjye yakwemera n'ukuntu yirirwa tukarasaza biki byose arabona Nzayino wanjye yamwemera ko Nzayino nawe niba ari ukubera kubana nanjye nawe yisumbukuruje. Uziko nagiye dusigarana
ikintu cyose wari muri inzu nta kintu kimwe yemerewe gusohoka usibye imyenda yawe. Ufite kwiga kwakira ibintu. Tuzamujya muri inzu ndagiye. Ibaze ko ufite agahinda n'umubabaro bingana gutya. Tekereza nyirayo none. Ibibazo bijya n'ibindi. Ese birashobora kwishima ibikuta by'inzu bize birangira by'umukara. Aho hantu nzi natangiye kwishima. Usibye ko bisigarana mu bitekerezo n'ahandi. watumye ngukunda ibyo kugira undi Hanyuma ubuzima nzishima. sinzi ibyo guhomba nzemera nanga Nyambo. ikiguzi cy'urukundo Tuzi tugende n'izindi ko narababara ntabigeze gutuma urukundo bisohokamo. ibyo bintera gutekereza ko nawe wankunda udashoboka Icyo kirabishoboka cyangwa icyo ihangane usohoke tugende. sinakabaye nyiruhande usange nakakuretse ukamubera iruhande nawe yifuza guhomba nanjye nuko ndanamukunda kandi nawe nuko reka ubana n'amarangamutima musinye y'urudashoboka nabaga mu nzu nziza pe. Inzu nziza wagiriyemo ibyishimo. Aho ku rundi ruhande ntabwo numva ko ariho birangirira. Imana izagusubiza kandi izaguha iguhe akageretse kandi iguhe kumwizera kuko ugenda urusha ibyo kumukunda kandi udafite uburyo bwo kumunda Hari iki se tubabaza ko twembi wabuze amahitamo ugomba ntirwagukiza inzara yo munda bizangora ukugumana byo ntibyakunda byiza biri imbere kandi n'ibyo byiza ntabwo tugenewe. Ntabwo Imana yakora ibintu kubabara. Dusinye contrat, dusinye contrat, dusinye contrat. Ntuzanyibagirwe